harya uyu mugabo ntabwo uyu mugabo si umuntu uza si umukozi wa RBA ndabaza mwanafunzi muri iyi minsi si umukozi wa RBA ntakorera RBA niba ntibeshye sinzi ibi ngibi ariko ndabona ikiganiro kiri kuri platform ye kiri kuri ntuza kiri kuri kiri kuri nani kuri YouTube channel ya mwanafunzi Ismail mwanafunzi ntabwo kiri kuri ntuza ya RBA. So what I want to try to say kiri kuri platform ya ntuza ya RBA. So mwanafunzi biteye isoni bikongera bigatera isoni kubona nk'umuntu abantu bakunda tuzi ibyegeranyo ukora ariko byatumye n'ibintu byose n'ibyegeranyo wakoraga na reference nagufatiragaho byose nahise mbica amazi kuko uri umunebwe wo gusoma utanga ibintu by'ubugoryi urukumva bivuze ngo mwanafunzi ibi ngibi nuvuga ngo kuva ku munota wa mbere kuva imyaka yose ishize n'ibyegeranyo wakoraga niba ari uko nguko ukora ibyegeranyo bidafite research iyo ari yo yose ibyegeranyo ukora ndarambitse kabisa mwese muri bakuru ntabwo twese ntabwo turi abanyapolitike ariko ibi ni ibintu bibaye dufite imyaka y'ubukure tubirebesha amaso yacu yarangiye ku itariki ya 22 y'ukwa mbere mu 2009 General Nkunda afatwa n'igisirikare cy'u Rwanda kiramufunga yafatiwe ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda agerageza kwinjira mu Rwanda ku itariki you are so stupid nta nubwo ushobora no kumakinga sense ngo wumve ibintu uri kuvuga yarashwe n'u Rwanda na Kongo hanyuma ahungira kuba ari kumurasa 26 y'ukwa gatatu mu 2010 urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwanzuye ko Nkunda ataburanishwa n'inkiko za gisivile zisanzwe kubera ko inzego za gisirikare arizo zamufasha nyuma yo gutabwa muri yombi leta ya Kongo yifuje ko yakohererezwa uwo mujenerali ariko u Rwanda ntirwabikoze bitewe n'uko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yari hagati y'ibihugu byombi ibi byiyongereye kuko mu mategeko ya Kongo igihano cy'urupfu cyari cyemewe kandi u Rwanda rwari rwaragikuyeho ibi bigatera impungenge ko uyu mugabo yari kugezwa muri Kongo akaba yakatirwa urwo kwicwa kuva yafatwa kugera uyu munsi nta makuru yongeye kujya hanze kugeza ubwo mu 2014 byavuzwe ko yitabye Imana ariko abagize umuryango we barabihakana icyo gihe n'ubundi yari agifungiye mu Rwanda kuva ubwo rero kugeza ubu nta yandi makuru amuvugaho yongeye kumenyekana ntawe uzi aho uyu mujenerali aherereye ntawe uzi niba agifungiye mu Rwanda ntawe uzi niba yararekuwe mu buzima bwe busanzwe nyuma y'ubuzima bw'ishyamba General Laurent Nkunda ni umubyeyi ufite umugore witwa Elizabeth n'abana 6 nyuma y'ifatwa rye ubuyobozi bw'umutwe wa CNDP bwahise bufatwa na General Bosco Ntaganda nawe ubafungiye live mu Buholandi uyu nawe twamugarutseho mu biganiro byacu biheruka uyu niwe wasimbuye Nkunda nawe uburyo wabivuzemo wavuze ubusa iyi CNDP niyo yaje kuvukamo umutwe wa M23 ingi irimo kuzonga uyu munsi leta ya Kongo nubwo kuva mu 2009 ubwo yafatwaga General Nkunda atongeye kumvikana na rimwe mu itangazamakuru cyangwa se ngo habe hari uza aho aherereye ariko akunze kugarukwaho kenshi akanahuza n'intambara zakomeje kuyoboza uburasirazuba bwa Kongo harimo n'iyi ya M23 agaragazwa nk'aho ari we mwarimu wigishije abayoboye M23 uyu munsi by'umwihariko General Sultan Makenga na n'uyu munsi izina General Laurent Nkunda riracyari imbere cyane iyo bavuga abajenero barwanya intambara nyinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo so rero wenda nihutishije kuri kariya kantu k'imbere kuko ntabwo mwanafunzi ngenda umufana wawe nkunda ibiganiro byawe n'uburyo ubikoramo ariko nujya ugera ku mateka my friend ujye umenya ko aya masaha uba urimo kubwira abantu cyangwa ibyo bigeranyo byawe uri kubibwira abantu bashobora kugira access ku makuru nujya ugera ku turemangingo ukatubwira miliyaridi y'ibigize umubiri ukadutwara uko Yesu yaryaga nuko yitumaga ibyo ngibyo bitubwira tubyumva ariko kuza ku makuru abantu bafiteho amakuru kaza kuvuga no sense ngizi ngizi bireka ntabwo bikwiye urumva aya ni amakuru ushobora kugenda utanakiye no kujya no kuri Wikipedia ntabwo ibintu byose ugenda ngo uyore hariya ni amakuru ushobora kugenda naho ngaho i Kigali ukagenda ugashaka information ugahamagara telefone ebyiri ukamenya amakuru ejo muri mu 2009 ntabwo ari kera ibi byegeranyo byawe iki cyegeranyo wakoze mu byegeranyo wakoze iki cyegeranyo cyari kirimo amafuti menshi cyane n'ubunebwe bw'udashaka amakuru
gufata umwanya ukajya gusoma ibyegeranyo by'ubugoryi bakoze bavuga ko ngo ryari ubu ushobora kutwerekana ibi bintu byanditse ko yashinjwe kwica abaturage. Ibyo ntibyigeze bibaho. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, subira inyuma ugende urebe, manzi urebe bayo ye, ugende urebe background ye, ni muntu ki ninde, ibintu avuze ngo yigishike cyangwa yigize ibi bintu byose uracabiranye ufata ibintu biriya. Take your time ugende uhamagara abantu baguha amakuru y'uyu mugabo. Ni ibintu byoroshye, umuvuge nk'uko ari n'uwo ari we. Urimo kumva? Kuko kuvuga sometimes amazina muvugaho, hari amazina mudashobora kujya muvuga gutyo fwa, kuko hari amazina ugenda urebe ikiganiro kuba wagikora ngo kimaze kurebwa n'abantu bangana gute. Rero kujya ku izina ry'umuntu ukazangaho ukaza kuriribata uko ushaka kuvuga ubusa ibintu amakuru atariyo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Iri ni izina riri mu mitima y'abantu benshi, my friend, ku buryo udashobora kuza urivuga urigoreka cyangwa urivuga uri cabiranya ibintu bitari byo. Abantu ndababaza, reka nanze gusubira inyuma mu bindi byose bidafite sense. Hari umuntu waba mu bantu bari batuye muri hari umuntu iki kintu aya mateka, hari umuntu bizi ibintu byabayeho? Ndimo ndabaza, ibi bintu byabayeho? Nshobora kuba nari nkiri mutoya cyangwa ibintu ntari bisobanukiwe, muze kumfasha. Abantu bakuru ariko se hobera ikigeni ntimwagiraga hariya ntimwari bakuru buriya ntimwadusobanurira. Ndashaka muze kunsobanurira ibintu byigeze bibahora ari n'ibiganiro by'uyu mugabo byose nakurikiranaga aba bifiteho ubumenyi buke n'ubunebwe bwo kudasoma nk'ibyo yakoze muri iki ntabwo ngibi ngiti cyegeranyo by the way. Igisirikare cy'u Rwanda nta kindi bagombaga gukora uretse kwiruka bagahunga. Reka maze bantu muri aha ngaha, hari n'umunsi n'umwe iyi ntambara nshobora kuba ntabizi, hari umunsi ingabo z'u Rwanda zigeze zibona na CNDP munsubize. Nshobora kuba nari nkiri muto, nshobora kuba ntafite amakuru. Ibi bintu mwe bakuru murabizi, just help me, mumfashe. Nshobora kuba mfite ubumenyi bukeya cyangwa ntabyo. Urumva nari nabaga nirukanka ndaho ngaho n'imyaka yari mike. Bantu bakuru, ibi bintu byabayeho. So ndashaka ndaza guhereza ubutumwa mwanafunzi rimwe gusa, uburetse wumve. Byose byarangiye ku itariki ya 22 y'ukwa mbere mu 2009 batsinzwe, afatwa n'igisirikare cy'u Rwanda kiramufunga. Yafatiwe ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda agerageza kwinjira mu Rwanda. Baramurashe arangije abahungiraho. Wumva ibintu uvuga bimokinga sense. Umva rero iyi ngirwa cyegeranyo iri aha ngaha itarimo amakuru n'amaki. Reka nze mbwire mwanafunzi ibi bintu cyangwa n'abandi, ntabwo ari nawe wenyine by the way, ntabwo ari we wenyine, muri abanebwe. Ariko sinzi impamvu yamuteye gukora iki kiganiro. Si umukuru wa RBA, uyu si umukozi wa RBA cyangwa ntabwo agikorera RBA. Muze kumfasha. Ibi ngibi ntabwo ari bya byegeranyo ukora, kuko ibi ngibi uyu ni umuntu ugiye kuvuga ku mateka cyangwa ugiye kuvuga ku muntu ugiye kuzamura amarangamutima y'abantu benshi. Uyu muntu uri kuvugaho ugiye kuzamura amarangamutima y'abantu benshi. Iyo uzanye no sense nk'izi ngizi ukaza kuvuga ku muntu nk'uyu nguyu uvuga ubugoryi nk'ubu by'ibintu bitariho, byaruta ukaziba. Bitari ibyo udashobora gushaka amakuru ugaceceka. Ariko nimujye mujya kuvuga ku muntu nk'uyu nguyu, take your time, shaka amakuru, kuko ibintu ugiye kubwira abantu biri bizo gukora ku mitima yabo. Muraza kumirwa niba ibintu byarabaye ejo bundi 2009 hashize imyaka ingahe, ukaza ugakwanjarika ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri. Ntabwo General Laura ari n'importe qui, ntabwo ari umuntu ushobora kuza kuvugaho gutyo. Kayitare fata ijambo ndaje gato. Ndumva byegereje umutima cyane wana. Ikintu aricyo bakubwira ntumutindeho, yaba uyu ntuza mwanafunzi, yaba Gentil Gideon, yaba undi ninde numvishe. Actually ibintu bakora, aragenda aba ari gusoma, nta bucukumbuzi na buke bakora, arasoma uko ibintu yabigwe. Nk'urugero iki cyegeranyo yatanze kuvuga ngo yajya aterura uko yumvishe BBC ya 2009. I remember nandi gukurikira icyo kiganiro saa 12:30 babaza abantu baraho b'individizira uko babivuze, niko nawe yabiteruye araza bikubita mu cyegeranyo cye ngo pa, nta bushakashatsi nta bukeya, hari n'undi mujama wese nibuka n'izina ryo ku gacano katari kamara n'igihe. Yani umuntu nyine abivuga uko abyumva, uko yabisomye ku kinyamakuru runaka, uko yabyumvanye runaka, nyine akabijyana uko. Urumva
nujya kubyegereza umutima rero ewana waturika waturika noneho icyo gihe ukuntu umunyamakuru wa BBC babaza ati ese byabereye he aho ati nko mu birometero nka bingahe uvuye ku mupaka wa Petite Barriere, yani ukumva nyine ukuntu bari kubivuga, yaba uri guhereza BBC amakuru nta makuru afite, n'uyu wagiye kubiterura nawe n'ubwo bunebwe nyine nta kindi warenzaho, naho ubundi umutima waturika. Ubwo rero iyo umaze kumva umuntu avuga ibintu nk'ibi, wenda ushobora kuba uzi cyangwa ufiteho amakuru 100%, nibwo utangira kuduta nyine ku biganiro byose yari asanzwe akora cyangwa se na bagenzi be bakora, urumva Mwanafunzi akavuga ari mu ikintu. bantu ari Mhm. Kayita, mwanafunzi ari mu bantu nkunda pe, urimo kumva n'ijwi rye afite ukuntu avuga ibintu kabisa, njye numvaga ari umuntu ufata umwanya, urumva agasobanura ibintu, akadutwara mu turemangingo, akatubwira imitsi igize umuntu, akaza akabitondeka hariya, nkavuga wawo, urimo kumva. Reka n'ibyo Ariko by'imitsi hari ahantu yatanze ikiganiro nk'icyo, niba ari iby'uturemangingo niba ari iby'utunyamaswa, uko nagisomye ahantu aragiterura, actually jya kuri Google ugugoringa iby'iyo nkuru ya Laurent Nkunda, nujya kugwa kuri source ya BBC urasanga ari uko yabiteruye nyine, ni copy paste, ntabwo bya copy paste ko yasomaga avuga nyine, niho bitandukanye na copy paste, urumva nta difference. reka nze uyu mwanafunzi n'uwo mwanafunzi n'undi wese uzafata umwanya wo kuza kuvuga kuri Laurent n'undi nkawe, mujye mumenya ko ari abantu bumva ururimi, bafite ukuntu bafata aba bantu, mujye mutekereza kabiri. Ibyo bintu muza gufidinga abantu by'ubugoryi, mujye mutekereza ko mbere yo mubitekerezaho kabiri. Nusikaze mbabazi ko muri abantu muri bakuru, hari intambara muzi ya RDF na CNDP. Godfather. Ibyo bintu hari ahantu mubizi, tureke ibyo ngibyo. Man yajya kwanjara ibintu aragenda azana ukuntu ngo yavuye muri leta, ibintu bita making sense, yagera terura ibintu aza kujukunya hano. So ibi bintu rero reka abireke, mubireke mujye gukinira muri utwo turemangingo n'ibyo bindi, ni no kutubwira ukuntu Yesu yabayeho, no kutubwira ukuntu isi yabayeho, ukuntu imibumbe, mujye muza kuturimanganya muri ibyo, ariko ku bintu mu buzima bw'abantu na mateka y'abantu mujye muziba. Urafata umuntu ukaza ukagenda ugaterura ibintu ukaza ukabisangiza abantu, uvuga ngo arakurikiranwaho ngo bishe abantu. Umuntu aragenda ugaterura ibintu gutya, uri ahanga gufata umwanya akamanuka hari Igisenyi, akagenda agashaka amakuru byamutwara iminota ingaho, ukaza ugatanga amakuru ya nyayo. Ubu ngubu abantu ibi biganiro, iki kintu waje gutura ku bantu, ubwo abantu bagiye kugenda bavuga ngo yego nibyo ingabo z'u Rwanda zarwanye n'ingabo za Rora aratsindwa, ahungira mu Rwanda baramufunga. Warangiza ukaza ugaterura ukabitereka ku bantu hano. Ntabwo Rora ari izina, ntabwo Rora ari izina nkuko mwumva izina. Rora ni ikindi kintu, General Rora ni ikindi kintu kirenze izina, ntabwo ari izina ry'umuntu umwe kwa gutyo gusa. Ni izina ku bandi bantu, ni izina ku bandi bantu b'abanyamahanga. Kuri twebwe ntabwo izina Rora ari izina gusa. Ushobora kubyuka mu gitondo ukajya kumukoramo content uvuga ubusa, kugenda ugaterura gutyo fwa, ukaza kuko ushaka content, ushaka kuvuga ugaterura kuri gutyo, ukaza ukavuga ibintu bitari byo. Iri ni izina rifite definition cyangwa rifite icyo rimvuze muri community. Uyu mugabo tumufata nk'intwarane. Intwarane ni umuntu utarapfa, kuko ntabwo arapfa, natwe napfa azaba ari intwari. Ni intwarane kuko akiriho. Rero ntimujye uyu ugenda gake, ntabwo ari ukuza gutya fwa mu gitondo ubyuke uzi ukwanjara ibintu kubite amateka agoramye hano, uraza yarezwe. Ibyo bintu byanditswe na BBC, uza ugaterura ngaho ukaza kujugunya aha. Aya ni amateka, nawe umuntu hano kuri space ugomba kugenda ugacekinga, ugasoma hamwe, ugasoma handi, hano ukamenya amateka nyakuri, ninde ni muntu ki. Ubu ngubu ushobora gufata Joe Habineza minister, ukagenda ukagoreka amateka y'abasaba abanyarwanda bakwamagane. Turakwamaganye. Fata umwanya ibi biganiro byawe ugende usubira inyuma, ujye kubaza amakuru Laurent Nkunda ni muntu ki, usubira inyuma ikiganiro gisubiremo, ureke gukoresha ibyo bwoheza ngo ni bwa YouTube bwa BBC. Komeza Kayita, komeza concluding ndaje. Ntabwo ari wowe wenyine hano, ntabwo ari wowe wenyine, nuriya wundi yaragiye akora ibintu bidafite aho bihuriye. Ariko reka tubabwire ko aba bantu nimujye kubakuraho ibiganiro,
mujye menya ko muri gukora ku bantu ibiganiro bari mu mitima y'abantu benshi bafite hope babategerejeho amakiriro babategerejeho bafite byinshi babategerejeho expectingaho. When you came here, you speak nonsense. Ntabwo ubu ngubu isi yamaze guhinduka umudugudu. Ubu ngubu made ibyo bintu byo kujya kwicara kuri microphone. Ubu tuvugana dufite citizen journalism to challenge your nonsense na mudaha amakuru atariyo. Ntabwo ibingi bitukiri muri bya bihe bya mbere mwazaga mukarunda ibintu hariya mugafeeding abantu izo propaganda zanyu nibyo mushaka gufeeding abantu. Ubu ngubu ni ukuvuga ibintu by'ubuheza muri bitari byo tukaza tukabichallenginga. We do the citizen journalism. You know nabwo kamye nkuko byari bimeze kera muze muduhereza amakuru ari nonsense atariyo. We mwanafunzi usubira inyuma ugende umenye ngo uyu mupapa uyu mumama uyu mugabo ni muntu ki. Ntabwo amateka yo kubyuka mu gitondo mujye gusoma kuri wowe wicaye mu cyumba cyawe wambaye boxer ngo uhite ufata microphone muvugeho gutya. Reka ubunebwe genda ukore research umenye ngo Laurent ni umuntu ki. Ntabwo ari izina ufura kurira mu gitondo ngo uvuge uko ushaka fwa. Hari ikiganiro bakoze kuri afana makengejo bundi bro by'ubugoryi biraho ngaho bidafite aho bihuriye n'ukuri namba bihabanye. Baravuze baragiye bavuga afana makenga ndavuga nibo bari kuvuga nundi bitiranya niwe ndi kumva siwe. Ubwo bunebwe bwanyu mu buvane ku mazina abantu bafata nk'amazina afite icyavuze mu buzima bwabo. Mureke kujya gukoreka mujye mureka kuza kugoreka amateka y'abantu. Ko mwese ko mumaze iminsi muri ibi bintu ko iyi ni intambara yo mu karere ntekereza ko n'umuntu wari wese wumva ikinyarwanda arayizi. Iyi ntambara ndashaka gukina mu kumva mbere yuko uyu mugabo avuga. Ibi bintu murabizi. Iyi ntambara muze kumfasha. Iyi ntambara murayizi. Kose icyo gihe nabaga Karamoja yego ni ku mupaka wa Sudani n'Ubugande n'abacuruzaga capati ariko si ibi bintu narindi ntabwo numvaga BBC. Iyi ntambara yabaye ryari. Muraza kumfasha mbe ndi kuvuga ibintu simbizi. Yego birakabije yaribeshye. Mute your mic. Mwanafunzi urantengushye uri mu bantu narinzi ko ukora inkuru wateguye inkuru wakoreyeho research inkuru wasomye urantunguye. So ntabwo ibintu byigeze bibaho ugende wongera ushaka amakuru ukora icyegeranyo neza. Stop coming here ugafata izina my friend. Izina General Laurent Nkunda ni izina ritari izina gusa. Iri ni izina riri kubikuta by'imitima y'abantu mudashobora kuvogera gutyo fwa. Nguze ubyuke mu gitondo ugende urivugeho uko ushaka fwa urivugeho. Hari community y'abantu bumva ikinyarwanda benshi. Izina ry'uyu mugabo rifite definition mu mitima yabo cyangwa rifite icyo rivuze. Kubyuka mu gitondo bagora icyegeranyo nk'iki kirimo ubute bwinshi kirimo ubumenyi hafi ya ntabwo. Iki cyegeranyo wakoze kirimo ubujiji bwinshi n'ubumenyi buke n'ibinyoma byinshi n'amakuru adafite ashingiye. Icyumba TV fata ijambo ndaje mwumvishe ibindi murumirwa. Aba basenzi basigaye bakora ibintu muragenda mukavogera amazina y'abantu baragiye bakora ikiganiro kuri makengejo bundi ndumirwa. We icyumba fata ijambo ndaje fungura mic yawe. Andari icyumba ni icyambu. Icyambu whatever icyambu fata ijambo. Yes. Ubundi hari abantu twita abasazi muri no showbiz. N'ubu nawe yabaye umusazi. Kuyibona umuntu afata izina rikomeye, izina rifite amateka mu mitima yacu akarihindura ikintu cyoroshye cyo kuvogera, karihindura akantu kacanywe mu ziko kakahindurwa ivu. Mwanafunzi sinzi niba ari gutekereza neza izina Laurent Nkunda ku rwego yumva ko yarigira izina riciriritse akarigira akadomo muri we. Sinzi niba muri kunyumva. Turimo turakumva cyane. Yes. Rero ntago iyo umuntu afata ngo RDF ngo yaratsinzwe agafata Laurent Nkunda akamufata nk'umuntu w'umwanda akamufata nka pubera akamufata
se navuga nk'iki se reka mvuge akamufata nk'ibishingwe umuntu afata imyanda iciriritse, agafata urwo rugero, agafata umuntu ufite ibigwi, umuntu ufite izina, umuntu ufite ikintu yanditse mu mitima, akagifata ngo uyu muntu ngo yarwanye ubundi azi amateka cyangwa n'ibyo bamucumise mu matwi ye, bafata impumangizo bazishyiramo, barashimangira, yumva koko ibyo bamushimangiye kuko ari ibinyoma, abishyiramo, arabiha agaciro, abiha ubuzima kubera ko babimushimangiyemo. Mujye mureka abantu tuvuge ukuri, tureke kujya twirirwa mu bintu bidafite agaciro, kuko umuntu nk'uyu nguyu niba ashobora kuza, ntabwo ashobora gufata imitima y'abantu batuye isi. Mu byo yagerageza ntabwo ugana kuri point, bishoboka. rasa ku ntego, rasa kuri point. Icyo navuga ni uko Mwanafunzi icyo ari kugaragaza, we ari kugaragaza ibintu bitanigeze bibaho, bitigeze binashoboka, nta nubwo ibyo bintu byanabaye. Ni amateka we atabasha gushyikira, ariko kubera ko hari abantu b'inkundamugayo, b'injiji, b'ibicucu, bitize, bitazi n'ubwenge, bitazi no gusobanura neza iby'amateka, we aragaragaza gusa uruhande arimo, nawe ni ikigwari nk'ibindi, ariko Rurankunda ni intwari. Kandi nabwira Mwanafunzi ngo uko twamwemeraga arimo kwigaragaza mu isura mbi. Godfather ndumva wakomeza. Alright, so mbere yuko mfata abe reka ndabangiza ngo ntari network. Okay, okay, so okay, iya mbere none mpita ngaruka nyuma okay. mfatira Bo rero Mwanafunzi ni umunyamakuru w'umuhanga nemera cyane, na Alphonse Munana ni abantu akenshi uzi ko inkuru bayisomye, niba ari documentaire bayikurikiranye, ariko amateka y'u Rwanda ntitukirengagize yuko ashingiye kuri oral sources. Ni amateka abantu bahanahana mu magambo atandikwa. Ejo bundi nibwo ibingira bavuga nyine parcours ahantu bagiye banyura mu operation ko yagiye akorwa, ariko utapfa kubona igitabo cyabyo neza cy'abantu bari bahari ngo bakube gusobanurire neza. N'ibya CNDP rero urabona ko nibyo ejo bundi. Icyo namunengaho nuko iyo ashaka kugira ngo agire inkuru yagombye kuba yajya asita amazina y'abantu yagiye abaza. no ikintu yakoze abe, ikintu Mwanafunzi yakoze gato we, ikintu yakoze ni inkuru buri wese afite ukuntu yumva, ariko amakuru atuzuye. So we nk'umuntu wabikurikiranye wenda yagerageje kubihuzahuza, hanyuma aduha inkuru ifite ibintu byinshi iburamo, nk'iyo operation za Umoja Wetu n'izindi zagiye zibaho, ariko nta confrontation direct yigeze ibaho hagati ya RDF na CNDP. Ibyo byose ni akantu kamwe kakwereka yuko yagerageje gukurikirana ese ubundi yageze mu Rwanda ati, ashobora kuba yabyibajijeho hanyuma akemeza yuko buriya barwanye. Ashobora kuba nawe adafite amakuru, ariko akaba azi neza wenda yuko uwari umuyobozi wa CNDP ari mu Rwanda. Icya kabiri, amateka hari igihe utinda ukagenda nyine uba retrograda, abantu bakaba nyine bakuvuga ko babyumva, ko babibona situation iri actuelle, ariko icyo abantu bamubwira ni uko yasubira inyuma akareba neza ibyo CNDP yakoze, ibyo byahavuga Bosco Ntaganda n'abandi. Ntekeza yuko nk'uko uri kuvuga hari akantu turi kwemeranya, gukusanya inkuru no kuyikoraho ntabwo rwose yimbitse. Icyo ndacyemera,
ntabwo yimbitse, ntihagire umuntu umwita umunebwe, amini umuswa, ni umuhanga pe. Ariko rimwe na rimwe ngira ngo nabo banza basigaye bakorera amafaranga. Hari abo ntari buvuge amazina, wumva ugasanga ni icyuka, wenda inkuru waba warayibonye nko kuri televiziyo runaka, ukumva ukuntu ayihaye abanyarwanda, kumva ko rwose bihabanye. So muri make harimo gushaka amafaranga, harimo no kureba topic yatuma abantu nyine baklikaho, ariko ni inkuru ikiri fresh, umuntu wese wamubaza, haba harimo amakuru menshi ya gisirikari, amabanga, hari abo wanyuzamo wakumva bigoranye ukabitambukaho. ikintu Ariko ndi numva ngo nasoreza, ariko ni ukumucyamura inkuru akaba iyi nkuru reka tumubwire, iyi nkuru uri kufidinga muri audience bakumva, harimo abavandimwe, harimo, ntabwo inkuru uri kuyivuga, ntabwo inkuru ari imwe ya Yesu, ntabwo uri kutubwira kwa kundi utubwira uturemangingo n'ukuntu umubumbe wo kuri Mars waje ngo ugahita ushwanyuka. Ibyo ngibyo uraza, nta nubwo dufite umwanya wo kujya kubireba. ibyo bibihakana, ibitabo byabyo birahari. agenda agiye kubisoma, areke gusoma, mwanafunzi buri kintu yakoze. Inkuru zo mu Rwanda ntabwo zo n'ukuri ziba zihari. uretse gato ibiri kuba muri Kongo araba ari kubyandikaho, si kugira uretse gato, ntega amatwi, reba amakuru, reba ibintu byiza kuri dashboard. Yagiye arasoma, ntabwo umajya wetu yabayeho, urimo kunyumva, ariko maze ugenda amadate yabayeho, ngiyo yabayeho aho hejuru birahari. So iyo uje rero ukaza ku muntu nka General Laura, ukaza ugacabura ugureka amateka, my friend, uba uri gukora ku marangamutima y'abantu, tubyumvikane, mujye mugenda gake, mujye mugenda gake kabisa. Kandi Godfather akazi kawe ugakora neza, nakubwiye komeza. mute your mic. So nuza kwitegereza abe, ntabyo mwanafunzi yavuze bitanditse, urimo kumva, you can check, ngiyo singibyo aho hejuru, genda urebe, ngiyo dore barakwereka amadate, everything biraho hejuru. Ariko ntabwo kugenda gaterura gutya, nibyo mvuga, harimo ubunebwe sometimes. warushinzwe renseignement muri CNDP, niyo wamuhaye amakuru, no ni ibintu nyine biri aho ngaho byo kugira, ariko ntekereza yuko ikintu komeza manuka uramanuka suye. So icyo mvuga ni iki ngiki rero, ntabwo ngiye mvuga ko mwanafunzi ibyo akora ntibikwiye ko abikora. By the way, nino space ngiye kuyifunga, ntabwo nshaka kuvuga ibyo ntagomba kuvuga, urukumva. Ariko icyo mbabwira ni kimwe, n'undi munsi najya gukora abantu ahangaha mu bantu feeding abamvune ruri muvuga, ukora ibiganiro turabikunda, ariko n'ujya kuvuga basi uyu ibyo biganiro sawa, ntabwo ushobora kuza hano kuri uyu mugabo ninde, ntabwo wajya kuri honorable ninde, uyu mupapa niwe wari umusitari, ninde bamwita Habineza Joe, ntabwo waza ngoroka amateka y'amasaha uduhikira cy'amateka yo yavuga nabi twakugurukana, ntabwo waza kuri muze editor utarimara ngo ugoreka amateka ye tukwemerere. Gufata umuntu nka Laura ukaza hano ugafata ukaza ukavuga ukacabira ukamuvuga nk'umuntu uri kuvuga Godfather cyangwa uri kuvuga reka turye show ukaza ukavuga ujinga, iyo ni ujinga. Genda usome, nurangiza gusoma kora research, ibi bintu hatubwiye wasizana ibinyoma byinshi, ni ubugoryi nibyo. ashakisha abantu bahoze bari muri atagomba kubura, bakomeye, bari bashinzwe mumbabarire, ni ubugoryi nabigaye kandi ndananiwe. Mute your mic love. So ikintu turi kuvuga ni kimwe, ni iki ngiki, ikintu ndi kuvuga ni iki, sibyo? Next time nujya gufata umuntu nk'uyu nguyu, ndongera nkwibutse nibutse n'abandi, unyumve neza cyane, ntabwo izina Laura, nta nubwo Laura niwumva Laura ntabwo ari umukonvayere, so uyu ni umuntu, izina rye rifite definition mu mitima y'abantu barenga ibihumbi cyane. Ntabwo uyu mugabo ashobora gupfa, niyo yapfa agapfa mu mubiri, mu mitima y'abantu azasigara arimo. Uwo muntu ntagomba kuzana ngo uze kumubwanukaho uvuga amakuru atari yo kuri we. Urakoze cyane. So rero ibi bintu wakoze, wagiye uterura ibi bintu, ariko approach some people barahari aho ngaho. Ntabwo muri Kigali wabura umuntu waza mukicarana akakubwira amateka y'uwo muntu, wamubona, wavuze neza, wabwiwe n'iki amakuru y'umuryango we. So go there, menya amakuru, utangirize abantu bumva uri muvuga amakuru ya nyayo.
So, ntabwo ibi bintu ni uburenganzira bwawe gukora ibiganiro mu buryo bwawe, ariko nk'abantu bumva ururimi wakozemo iki kiganiro, twamaganye iki kiganiro kirimo ubunebwe n'amakuru apfuye. Naho kandi kumenya si ngo wowe wenyine, si wowe amakuru wenyine, atari mwumvireho yo bose. abantu bakora ibi Godfather, byegeranyo, abantu bakora ibi byegeranyo, mujye mukora ibyegeranyo byanyu, mujye kutubwira ibiri birabareba, ariko nimujye mugera kuri yes, communauté, mujye mutekereza kabiri ko abantu mugiye kubibwira simvuga uyu munsi, barikiri mu bibazo, simvuga. ibyo bibazo mugiye kuvugaho bikiri fresh. There are some people they waiting the answers. Urimo kunyumva? So n'abantu udashobora kuza hano ngo uze uvugana kufwa ubyuke mu gitondo bavugeho. uzi ikibazo gihari nuko ngo iyo bagiye gukora zino documentaire ngo baragenda bagashakisha ibintu kuri Google aho kugira ngo bashakishe andi makuru ku ruhande kandi bakwiye kubona uri kubyumva. akazi kabo mwe kukajora. Twavuze ko ibirebana ubumenyi bw'isi, amateka, hari ibindi bihugu rega barandika. Mu Rwanda ni susorare. Rero mwe gupfobya akazi ke. No. Please nimba gatoya aho gato umunota umwe wonyine, ni gute amakuru ushobora kujya gushakisha ahantu kandi ya nyayo ujya kuyakura kuri Google? Uvuga ngo byanze bikunze amakuru ya Laurent Nkunda hari abantu benshi cyane bayafite kandi babanye nawe. Ni gute ujya kwifata ukajya gukora ibintu muri Google n'iki cyangwa n'abandi bantu wenda batigeze babana nawe, kandi ushobora kubona abantu babanye nawe bamuzi n'iki bashobora kuguha amakuru ya nyawe yuzuye, wowe ukajya gufata amakuru ari aho ngaho fake warangiza akabitangaza akarushyira ahagaragara ngo jewe ngo man teka amabwiza ukuri. Bino bintu man ni ibintu bya uretse na Nkunda, hari n'andi menshi njya numva hano mu maspace nk'abayasimani bano bantu bino bintu babikuye. Alright, so reka ntabwo nza gufata umwanya muremure. Ndabizi abantu muri gusaba ijambo, ntabwo ndibubahe mike, ntabwo tugiye kubigira ikiganiro. Nashakaga abantu mwese muri mwumve kino kiganiro harimo ubumenyi buke, nta kuri kubirimo. Ntabwo dushaka kumenya ngo ntabwo tuzi ko ntabwo tuzi anyway. Ikintu kimwe gusa mugomba kumenya, mureke nseke, urimo kumva iyo byonyine kubona title kumva ngo ugiye kuvuga kuri General Laurent, take your time umaze umenye umuntu ugiye kuvugaho, kuko ubu ugiye gukangura imitima ya benshi, ubu ugiye kuvuga ku muntu uri mu mitwe ya benshi. Ntuze kuvuga ubusa rero. Yahungiye mu Rwanda, wowe ibyo bintu kuvuga bibira making sense ku muntu by friend mu Rwanda mutinga mike yawe winjagaraza nawe. So ntabwo bikwiye na gato. Sometimes niba mwishyira kuri ibyo byegeranyo byo mukora ibyo byegeranyo byanyu, ariko nimugera ku bantu mugomba ntabwo ushobora kuzama sanga ugende ujye kwa Fande James mukore ikiganiro fwa ugende ufata amateka y'uyagoreke, ntabwo byagukundira bakuniga n'inkari. Urumva niko bimeze. ugafata umuntu nk'uyu ukaza ukamukora ibyegeranyo by'amafuti nk'ibi ngibi, ukajya guterura ibintu biri kuri Wikipedia. Ariko bateye umuco ndabivuga, ugaterura ibintu biri kuri Wikipedia ukaza ukarunda hariya utabanje gukora search. Why don't you take your time ugashaka abantu gukora ibintu byoroshye? My friend, uyu mugabo murangana babangana kankumyutinge katsindwa n'Imana. So next time turasaba ibi bintu bigukundiye, shaka amakuru ukora icyegeranyo, ariko guterura izina nk'iri ngiri riribuze kujya ku mitima y'abantu ukaza kurivugaho ibintu birango utereye kuri Wikipedia utazi gutyo. Ntabwo bikwiye. Ntabwo ngiye mvuze ko ndi kunenga uburyo ukoramo inkuru zawe, ni uburenganzira bwawe, bikora uko, ariko twe ntabwo bidushimishije kubona ushobora kuza ukagoreka amateka muri ubu buryo, ugafata umuntu ukamuvuga mu buryo bucuranye butari bwo. Nta munsi n'umwe ingabo z'u Rwanda zigeze zirwana na CNDP utaza kuyobya abantu. Ntabwo byigeze bibaho, ntabwo byabayeho. Ugenda usubira inyuma urebe umoja wetu, ugendera amatariki yabayeho n'igihe abarwanye nabo bagiye gutsinsura, ntibyigeze bibaho. Ate se kandi ari kuraswa nabo. So my friend, rero ni mujya gukora ibintu nk'ibi ngibi, mujye muziba, muceceke ko n'abandi babacecetse, mujye muziba.
na mudafite uburyo mushobora kuvuga ibintu nk'uko bimujye muziba. Turi muri 2024, iyi myaka turimo ihabanye cyangwa itandukanye. Muzatuma umuntu ava mu mabono ya Rode Queen, muzadusunikira kuza gukora spaces twirinda n'umuntu yanga gukora. Mureke kugoreka amateka y'abantu, aho ari nuko yahageze turabizi, mujye muziba. No, that is not okay, ntabwo bikwiye na gato. Iki kigabo ntabwo mwanafunzi ni n'umusenzi cyane, ahubwo hari indi mpamvu yakoze kino kiganiro muri ubu buryo, rekana n'iki no kongera kumuvuga bimuginga. Wa musenzi yabwiwe n'iki ko mane ubu ngubu uyu mugabo ninde muntu ko twese twari abana turi hari igisenyi tubizi tubona General Laurent Nkunda ari ayobora WTM Region, ko ntacyo bivuze, ko ntacyo bivuzeho ko uyu mugabo ibyo akora bikora bizi, ko mwanafunzi abikora bizi. Ni bande batazi ko uyu mugabo yari chef d'état major wa Ntuza, ko yari afite WTM Region mu mujyi wa Goma ari wiyoboye muri Nord Kivu? Ninde muntu utabizi ku buryo ashobora kubicika akagenda ngo ariko mu gisirikare cya leta, ko asimbutse uburyo ko ari ibintu byabaye biri mu binyamakuru hose, ko indi gukora kuri muginga bikoreye ubwende, ko atavuze uburyo yafashe ngo bakajya gutabara abantu bicwaga i Bukavu 2004. Urashaka kubona ko mwanafunzi ari ikicucu cyo kutamenya amakuru ari ahantu hose? Ava muri leta ajya kuba inyeshyamba. What's wrong with people? Niba mudashobora kuvuga amakuru y'abantu nk'uko ari mujye muziba. Ntago ibi ngibi nziza kubyita ibyegeranyo. Ubu ugiye kuvuga ku muntu uri mu mitima y'abantu. Yego nibyo General arafunzwe, ari ntabwo sindi bujye kujyayo nuko yagiyeyo, simbishaka, sinshaka kuyigira iyo ngiyo, it's not my business. Urimo kumva? Ariko nujya kuvuga kuri background y'umuntu ukajya kuvuga ku mateka y'umuntu nk'uyu nguyu, think twice, umenye n'abantu ugiye kumva na audience ugiye kubwira. Amateka arimo akajagari nk'aya ngaya wajya kuyavuga ku muyobozi mvuge ndetse? Amateka nk'aya ngaya wagenda ukayavuga kuri general wo mu Rwanda? Can you do that? Wabikora? Ukagenda ukavuga ibintu nk'ibi ngibi kwanjaritse, ugenda usimbagurika. Niba ugiye gukora icyegeranyo ku muntu, mvuga amateka ye nk'uko ari, umuvuge nk'uko ari. Ibintu wakoze birimo amakosa menshi, wafasha amateka y'umuntu urayapfobya, uragenda uvuga ibintu by'umwanda, ugenda usiba iki kiganiro. Ukora ikindi, uvuga amateka ye nk'uko ari. Wabwiwe n'iki ko yabaye colonel ntiwamenya amakuru yo kuba colonel? Niyo wakombye kumenya ko yari yarayoboye WTM Region mu mujyi wa Goma. Yayoboye igihe kingana iki? Wamenye uko yagiye mu ntambara z'Ikisangani, unanirwa kumenya ko yagiye gutabara abanyamurenge bicwaga i Bukavu mbere yuko ajya muri iryo shyamba uvuga? Niba udashobora kuvuga amateka y'umuntu nk'uko ari, ushobora kuziba ukaceceka. Hari abantu udashobora kuzana ubunebwe ku mateka yabo. Amateka y'umugabo ari very sensitive, ari mu mitima y'abantu benshi. No. Uyu ni umuntu ufite ikintu avuze muri communauté, umuryango mugari ufite ukuntu umufata, ku buryo udashobora kuza ngaho umusuzugura. Boro gisibe ukora ikindi kiganiro kizima, ushaka abantu baguhereza amateka niba ntayuzi. Ariko icyo nzi cyo kimwe, urabizi, ahubwo iki kiganiro wagikoze ufite indi objectif, ufite ibindi kugoreka amateka, ukamuvuga ibice gutya, nuko ufite indi purpose n'ibintu ushaka kugeraho, cyangwa ufite abamutumye kugira ngo muvuge nk'uko wamuvuze. Calm down, brother. Urimo kumva? Calm down, man. Ndashaka no gufunga space, ntabwo nshaka kugira nawe. Godfather nasabye ijambo. Reka twigire muri team note. Anje ihangane gato, abavugira nyuma yitufata ijambo. Okay. Mwanafunzi ni umunyamakuru wubatse izina ku buryo
yagombye kujya koko n'ubundi akora za nkuru zicukumbuye, nanamukuyeho amazina. gushaka Nkunda aho ari yabibona, abaye ari interese koko gutangaza Laurent Nkunda ni muntu ki, bishatse yabigeraho niba koko iyo nkuru yakoze afite source yayo, afite abayabajije, ni ikiganiro yakoze kiri motive gifite izindi kigamije, ariko niba atari byo azanabisibe cyangwa anyomoze yongera akora inkuru neza. Abisiba kuri ikiganiro kizima kabisa. Kubeshya abantu bahari ntabwo byumvikana rwose, kandi no kugira ngo no kubahisha izina ryabo azajya ashaka budget, arimo ajya gukora ku kintu runaka, ashaka amakuru ayazane byimbitse, aho kugira ngo ibintu bakoze ari byiza bijye birangira abantu babica amazi, ntabwo ari byiza. Urakoze. Okay, ihangane reka tujye, ihangane ndaje mu ijambo, ihangane gato. Mbere ko mfata uyu mutipe, mwebwe nababashije gatoya, hari intambara muzi yahuje RDF na CNDP yabaye muri mwaka. Godfather nanjye navuga fata ijambo. Okay, urakoze, reka mbe mpagaritse. Murakoze Godfather, urakoze icyo wakoze. Okay, buri umwe wese uri aha ngaha arananirwa kucyumva kubera hari impamvu mugomba kumenya. Mwanafunzo ibiganiro akora kuri Laurent Nkunda nta hantu bihwane n'ibyo arangiza avuga, yenda ushobora kuba wabonye page ya nyuma, ariko urumva uno munsi urabyuka ukavuga, ahubwo twe turibaza ati se what is the purpose, uri kurwana n'iki? Urumva ibi amateka aba ari kuduha ya Nkunda ni nkuko wavuga ngo umwana ukabwira umwana wawe ngo urumva ngo stade Amahoro iri Nyabugogo, kandi warambwiye ko ari i Remera. Twarabyumviye hamwe, abantu bari kutubwira ati stade Amahoro iri Remera, tukajyayo tukanareba umupira. Noneho nyuma ukaza ukagaruka ukavuga, ugashaka kubwira wa mwana ngo urumva ngo stade Amahoro ngo iri Nyabugogo. Uri kunyumva? So nubwo buryo bukoramo, nta mpamvu. So uke nakomeza agerageze, ariko intambwe uba wakoze ni bisanzwe. Hari batoya bashaka kumva, ubundi akurikirwa n'abantu bangahe? You are not even more than 10,000, kandi turi miliyoni 13. Tufite na diaspora nini, dushobora kubaho. Uzabeshya yenda Godfather, ikosa wakora nukuza ukashyiramo gutangira noneho guhana ukuri abatoya, kandi igihe kitari cyagera. Twebwe turacyafite umurongo tugenderaho, hari ibyo turi kwigiramo. Kuba umuntu yabyuka wowe ukivuguruza ku magambo wari wavuze iminsi 13, kiriya kiganiro yasohoye, uwabasha kureba icya 13 days yabona uburyo umuntu ari kwikontraduiza. So ibyo ntabwo ari ibintu bikomeye, nta nubwo ari ibintu bigomba kugira nyinshi guteza umuntu inshinga. Godfather byibuze abatazi ukuri hari ibyo bumviyemo mu mujinya wawe, ni bisanzwe, urumva. Ariko aho kugira ngo bumve ibyo ngibyo bitari mu kuri kandi umuntu yivuguruza, urumva ubu ngubu batubwiye ko Nyabugogo isigaye. Ubundi kuvuga ijambo Laurent Nkunda, nimba utazi icyo wavugaho uraceceka. Anyway, ntabwo urakoze cyane. So ikintu kino kimwe ni iki, ntabwo ngiwe Mwanafunzi ni umuntu ngiye nemera ari ibiganiro byo n'uburyo bikora, ariko aha ngaha kuri Laurent wavuze ubusa. Take your time, ni na byiza. Ntekereza ko okay, maybe ni byiza, reka tuvuge ko yabikoze, yakoze nkuko asanzwe abikora no mu bindi biganiro, gukora aba bantu bakora ibiganiro. Godfather jewe ni umuntu nzi, namukwereka urebye background yanjye, nimba we ashobora gutera intambwe akaza akadusobanura, akane make connection. So oya, ntabwo mbikeneye Mwanafunzi, sinjya mutumira hano nicyo tuganira n'u Rwanda, ntabwo uramubona muri muri space zanyu zingahe. Mwanafunzi ngira nimero n'umuntu wanjye, ariko iyo byagize gutya ndamuhamagara se mushaka wiki. Is my G. Mwanafunzi ngira nimero yetu namutumiye birenze rimwe hano kuri space araza. Ariko ashobora kuza natwe ntabwo nanenze Mwanafunzi, twumvikane atagiye n'umuntu bifata nabi, ndabazi.
ntabwo ngewe mfitanye ikibazo na mwanafunzi cyangwa namaganye ibyo mwanafunzi akora cyangwa nashatse kunenga ibyo akora, nanenze iki kiganiro yakoze kuri Jean Laurent. Yakoze ikiganiro gifita gihabanye kure n'ukuri cyane, kandi noneho ikintu giteye umujinya biragaragara ko afite amakuru ariko yanze kuyakoresha, kuko ntabwo waba uzi ko Jean yambariye colonel ukaba utazi ko yayoboye WTM region mu mujyi wa Goma. Ibyo niyo yabikoze iminsi 13 ishize. Uretse gato ntabwo cyo nshaka kukigarukaho. Ntabwo ushobora kuza ngo uvuge kuri Laurent, uvuge uko yagiye mu ishyamba utavuze intambara yagiye gusevinga abantu, yafashe gisirikare akajya kurasa Mbuzamabe i Bukavu. Ibyo ni intambara yavuzwe ku isi hose. Urangiza ngo uje kuvuga kuri Laurent, ziba niba udashobora kuvuga ku makuru ye yose uzibe. Urukumva uyu ni umuntu yivuze izina Laurent, reka mbwire n'abantu baraha, ntabwo ari izina kwa. Ariko se reka nkubaze, urura niyo wajya mu makuru nimbura umuhanga. Mbabarira nagwaye umwanya, ihangane gato. So ihangane gato nagwaye umwanya, so sorry. So ngayo nguko ntabwo nshaka kuvugira byinshi aha, reka mabwire ngo niba udashobora gufata umwanya ngo kuri abantu bacu ugende umuvugiyeho nkuko biri, ntabwo ari we wenyine arega. Bakoze ikiganiro kuri Afande Makenga ejo muri ndumirwa nkavuga se niba bari kuvuga siwe. So kubona rero umuntu ashobora kuza agafata amateka ya Afande Laurent akayacurika gutya, ukayacurika kwa ugafata ibintu ukabifidinga abantu, ukabihereza ukaza ukabifidinga abantu. The name you are talking about, izina uri kuvuga Laurent ntabwo ari n'importe, ntabwo ari izina gutyo bro. Iri zina rikomeye cyane kabisa. Iri ni izina udashobora kuza hano mu gitondo ngo byuke mu gitondo uze urivuyanye nk'uko nguko ucurika amateka uvuga ibintu bitari byo. Ntabwo tuzabakundira, ntabwo bikunda. Ntabwo tuzabemerera, ntabwo bikunda.